umva je namwemereye ko icyo gihe uzagaruke namwemereye ko urumva namwemereye ko ndi bube mu tigenyi kwa rubanda turumvikana nawe yanyemereye ko ari bunkemurira ikibazo ibyo musabye akabyemera ariko nawe ntabwo yabikuyemo ndabyemezwa n'ikiko yabikuyemo ahubwo abakobwa b'iyi minsi neza tunarangiza ikiganiro genda shaka ko akuramo nkamwereka ko akantestinga byibuze wasanga wenda nari narabuze unshira mu bushuhe nkasestekamo nkumva ibyo ari nanjye nabanze yemereye niba nabyemeye ndabikora ntabwo yabikuyemo Isonga TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze gukurikirana ibizahita ku murongo w'Isonga TV. Reka nkwifurize ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi nizere yuko umeze neza cyane aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'umuntu bitoroshye n'ubwa mbere n'ubwa mbere rwose navuga ko ngiye gukoresha umuntu umeze gutya ariko navuze uti why not tutakorana ngo twumve ibye bamwita Kayusi niryo zina rye ariko reka musabe aze kubanza yivuga tutangiye weekend vuye mu kibada tumva ngurumana tumva shaka kukumasa naho fata icyo kimuri uzusange mu buriri yuri menge singuhadahenge yewe mu munota neruduturijana shaka ko twemezanya bagute mu dupapa se muhungu shaka kunuruka inyuma ukaza usunika utakanda kuzimya owe ikisha bya kunuruka inyuma ukaza usunika utakanda kuzimya uye kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri finga zisazi biswi na dekati gudufata we n'umubandi. Hello wagwani asalitu ni Kayusi Satani nko mubizi tutagiye kene mvuye mu kibada ndashimira Imana kuba nyumye kumuka basiga ngo witwa nde Kayusi irindi ari rindi wumvise ibintu bya Satani numvishe ni ibiki ese ngiye Satani hari amahembe mbonana ivyo birakureba ubwo wumvise nabo wapfuye amatwi urarwaye niba uri kuvuga ngo ngewe ngo mvuze Satani izina rya Yesu mu izina rya Yesu nakiriye Satani ariko uzi impamvu se abantu bavuga ngo ni Satani nuko bavuga ngo naririmbye indirimbo muri gutuka Satani ahubwo abantu bafite defo urumva yo kwitirira umuntu icyo tari cyo abeshi barabizi ko naririmbye indirimbo ya Satani kanyo ko mata yaso bahireho banyita Satani ngo Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari maze yaso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we ugenda aho hari gishinageraho baho utazibesha cyongoza yaguhambanuka neza gucumura gifatike kuvuganiza ubushuhe niyo mpamvu rero ngira ngo mbise Satani ahantu tuzi none se ko numva waririmbye Satani ntaguteza ibintu bibi waje mu butinganyi ubizi utese ko tabinteje rega yewe mbeshejweho no kurwanya ikibi none se ko warwanyije Satani ahubwo nkabona yarakwaritsemo byagenze bite so reka nkubwire man ntago kuba umutinganyi kwanje mwe bibarera icyambere cy'akabuno nakanje akabuno sakanje nimba narapfumuye abagabo nkabafungura amavisi sibyo nkabamena amajipu urkumva kabaca amafriyeri bakagenda bakinira bakinyarira ntago ari amakosa yanjye ko yaranyizaniye ndamumenagura koko se birakwiye niba bidakwiye ucunganwe n'ubuzima bwawe uhangane n'igifu cyawe cyangwa uhangane n'umuryango wawe ndetse yego wenda bamwe bajyaga babona Kayusi nk'umutinganyi kandi ni benshi bajya bipresenta nk'abatinganyi ndetse navuga ko nje kwamamaza ubutinganyi ariko biba ari byiza ko tumenya ku mpande zose ese uyu muntu ni igiki cyatumye ajya mu butinganyi reka dutangirire hano Kayusi ni iki cyatumye ujya mu butinganyi so ngiye rero niko navutse ndagira ngo mbaho kuri mbe n'umukiro niko navutse ni hormone mbona navukanye niko wavutse yego none se kuko ujya mu kibada none niba nakijyamwo ko hari ibyuzi wavuze uragira ngo nzakubwira uzazotora ubusubira se mfite icyana mu nzu ndi kugiha amabere ya nyina ngiye ushaka icyana kimeze gite icyana nyene iki girlfriend nyene tugihuza nyene kwa je none se hari umuntu ubaho utishimira ubuzima ngo cyangwa ngo yinyese buri
Ega nanjye ndashukwa nubwo mumbona gutya. Nanjye ngira ubushuhe nkenera guhura n'umugabo. Ndongora nanjye nkahura n'umugabo ndongora. Hari ikindi se? Ijambo kurongora ni ikintu kizwi muri rusange. Bino bintu byambivuga bakagira ngo ngewe ngo sa nkaho ndi kwiyahura ngo ntahaze ubuzima. Oya niko nteye. Ico bita imisemburo. Bibaho ko umuntu abyara ikibi kandi ngibya ikibazo kirigana. Mujye mumvaho je mundeke. Gendizwe n'Uwiteka akaba niyo mwaza mu urubanza. Sibyo? Rero mwabanyamakuru mwe mu mamahoro. Oya ngenda byemera ko utunzwe n'Uwiteka. Sibyo? Wenda nta nubwo nshaka ko tuza guhangana. Wowe iyo urebe. Oya nabishatse ko duhangana twahangana. Nta kibazo mfite ngiye. Oya ntiduhangana. Nanjye rega ntumbone gute sinoroshye. Ntumbone gutya ntago nanjye noroshye. Uze neza nanjye ndaza neza. Nuza nabi ndaza nabi. Uravuze uti wavutse uri umuti. Ntago navutse nge wimvugira ibintu byo ntavuze. Navutse mfite imisemburo ya kigore kandi igitsina gabo. Ico bita hormone. Sinzi nimba nabigusana uko byumva. Wemera ko umuntu abyara umwana ufite nk'ubumuga runaka? Yego. Ariko bino twe ntago ari ubumuga. Ariko umuntu aba yaravutse niko Imana yararemye umuntu. Wumva ubyishimira? Nose nimba ntabyishimira harakuno kawe nzi ari cyo wampaye. Ndabyishimira nkishimira nyina bampaye akabuno kabo. Ariko ntago ndi bikubwire ko byishimira kuko nta cyawe nzi. Nta nicyo nagusabye. Nukenera kumenya ko mbyishimira ijana ku ijana uzampe nawe nkumvishe kubuki uko bimeze. Sibye ko wahita wahukana umugore we yabimenye nyene wahita wahukana ukahita unagenda. Ntago ari ikintu cyiza cyo kushishikariza abantu ngo bazabyumveho kuko ntago ari ubunyobwa bahonza. Nta nubwo ari nabyiza kuko iyo urangaye nayo baraguturisa rwose akamuno bakarangara ukasigara winera ku muhanda. Barakuviyora. Yego maze iminsi mbona uwitwa Eric Semuhungu rwose ejo mundi kuri stade twari tunariyo rwose n'aya mashusho twayanyujijeho hano. Bona nawe kandi Eric Semuhungu abantu bazi izina Eric urumva nyine kari izina ry'umuhungu. Sibyo? Nawe yidekara yavuga ko ari umutinganya. Muraziranye? Yego. Semuhungu turaziranye cyane. Ndetse kiri hano mu Rwanda tuzajya hanze muri Amerika. Muziranye kuki? Tuziranye nyine naho zende umukomisiyoneri we mushakira abagabo bafite nyashi bafite n'amazi bita jibu. Urumva? Nawe yahoze ari inshuti yanjye isanzwe yaho ngaho ngisha inama mu buzima bwanjye busanzwe. Ndetse yari byose mu buzima bwanjye narahura na Dumba. Ariko Semuhungu muzi kurutwa n'iyisi. Dumba we mwahuye mute? Oya, Dumba uriya we mupro kuko ni sheri wanjye sinshaka umutangaza kuri inshiro. Kuko uriya we twakundaniye mu nzozi nkazajya mwiroteraho nka nikinisha kubwe. Ingaruka nagize kubera we ni nyinshi cyane. Ntago ngomba kubivugaho rero. Ko numva ubabuze icyo uvuga. Nge bindenze ubushobozi bwawe. Numva bikurenza ubushobozi bwawe. Tekereza kabiri. Umbaze icyatumye uhura nanjye cyangwa nkubaze icyatumye. Yego hari inkundura nyinshi zimwe ziravugwa muri iyi minsi kuri Semuhungu. Kandi nzi neza yuko ubizi icyo nabwira Semuhungu n'abakurikiye yewe nawe muri aka kanya. Yego. Ndagira ngo Semuhungu biriya yagaragaje ari kubyina muri stade. Sinzi nimba barahostinze ikirori runaka sinzi nimba ari umupira. Yego. Ariko Semuhungu nawe yabigaragayemo. Eric Semuhungu rero ari numwe mu bantu urumva bashatse kwiyabonesha ko ari umwe mu bantu bazi gutera cyane. Bazi gutera cyane nyine bakagigira byatari ku buryo bafashe umwana bamusoza kurya kwa ko nyine umuntu abari mu kabaragira gutya urumva agafuka nyine agatera urumva agatera sorry Chandaguye ariko nari ndimo gukora kukuru Semuhungu atari urumva jewe ngufashe ni ukuguca amafiri bakazagutura wasandana Semuhungu jewe naramukunze ariko nubwo namukunze nuko nzamumara ari amahana afite yuko yaragiye mustari akagaragaza ko azi gutera. Je namwereka ubudasa nkabanza nkamuca amafiriyeri nkamaze nkamuvura mvunane buriya n'ubushuye bwinshi yakuye muri Amerika buriya n'umusho ko afite gusa nge narabikunze cyane. Wenda njewe hano mfite umwana w'umukobwa turi kumwe hano sibyo? Yego. Turi no muri iki kiganiro ndagira ngo abanza gusange umuhitiremo wahitamo umuhungu wahitamo umukobwa ubanza umwitegereze neza reka musabe akwegere rwose
wasanga ari umwe muri bene babarizi byeni bamwe birongoza intoki baba ndibikinishiriza mu buriri bwabo baryamye bagurisha ama video y'urukoza soni kugira ngo bikunde bacuruza uburaya bwabo online. Ariko se wowe ubite wenda twivugire ku muntu w'umukobwa wumva bikwiye kwari kuza seka nk'inda yishaje se ntago rero nshaka kwegerana nawe. Oya ndagira ngo ubanze urebe uwo mukobwa sibyo wenda mwegere kugira ngo mbafate neza rwose sa nk'uwegera gutya imbere sibyo sa nk'utera agatebe neza gutya banze urebe uwo mwana w'umukobwa sibyo mwitegereze neza Kayusi mbabarira ari ukuguha umuhungu no kuguha uwo mwana w'umukobwa yewe kuma umwana w'umuhungu cyangwa umusore w'umuhungu uri kumva urashaka kumitishamo guhitishijemo kuma uyu mumetisi reka tubite marayika murinzi reba uwo marayika murinzi no kuma umuhungu wa nyashi ufite amaribaya rwose ufite n'amavangingo n'amaribori menshi agira nyashi gute ngaho da hakuye umukobwa ari kunsekera nk'abagira ngo turaziranye urabona ngende guseka ntabwo ngenziranye nawe none se waje hano nkandi nyene waje hano nkandi ndagira ngo we nuriya munyamakuru waje hano nkande nanjye natuye ntabwo nari ko ndiho gusanga ahangaha nyene ndagira ngo amamakuru nyayo uyu nguyu muzanye nkandi ngewe ikintu nifuza sibyo wenda nta nubwo ari uko twahita tubishwaniramo nona sibyo tubanze dutekereze neza sibyo turaza kumubaza igitekerezo cyiwe afite sibyo nawe cyawe ariko naguhitishije ubona ko ari nk'uyu mwana w'umukobwa ari umurezibiyene wabyishimira byose birandeba nashaka azasama n'ingera n'imbwa cyangwa azasanga n'ipusi reka nawe cyambere cyo ngewe umukobwa kuko ngewe imisemburo yanjye ntabwo nyemerera guhuza n'abakobwa ngirika wenda byibuza mpaye inyuma uyu mukobwa se ntabwo nawe mbikuze kubera ko mukunze nawe mbikoze mu buryo bwo kumwikiza nyine icyo gihe waba umurezibiyene ariko simbikwifuriza ko si byiza ntabwo urabizi ntabwo ari byiza ariko nyine niko nisanze binyubahira kubera ko nutabinyubahira urabushatse kunyinjira mu buzima urabushaka no kumbangamira ntabwo ari uko kwinjirira mu buzima oya umuje na kino gicucu gute umuje na kino kinyendara ntabwo ndi igicucu oya umuje na kino kinyendara gute abana bakobwa amabere yabo yaraguye oya arateretse wabonye Jody none se ni Jody abakobwa ariko amabere abateretse neza reba nk'uyu nguyu mureberemo ushaka abagabo se batagira amabere none se we n'umugabo uhuriye nawe n'umugabo we uri igitsina gore ndetse cyangwa kubera iki udakunda bwinshi cyane reka tubanze tumubaze iyo ubonye umuntu w'umutinganyi wowe ku giti cyawe umeze gute sha nyine ngewe ukuntu mbyumva numva abakobwa badutesheje agaciro kuko nyine aho batutse ntabwo baratutse nyine nk'uyu nguyu ubu tuzahura mu muhanda yambaye ikanzu nanjye nambaye ikanzu ubwo wowe wabifata waciye imyeyo wenda ko wasanga nacyo uzira wowe warayiciye ese ngendiwe ni inama mugiri yagiye mu maguru usanga nayo naciye yagiye yikirisha ko abandi bafashe umwanzuro nimuzi ko wabuze abagabo kubera twebwe ukabona abagabo babakunda cyangwa abasore babakunda bayobokeye ubwo nyine twe nuko dufite customer care nuko babona ko dufite ubwo nyine wowe nta kintu na kimwe bakubonyeho abafumarira niyo byifate gutyo icyambere nta kintu mbuzi ahubwo abahungu nkamwe mumeze gutyo ikintu nyine nge ari njewe sinzi ukuntu nabikubwiye ako uyu mukobwa ari muzima ndi muzima cyane wanyoye iriye tabi nta tabi na mwe nibikontorore neza ahubwo mwebwe mwiriye tabi wandose basi bifuje guhura nanjye kugira ngo bikunde warapfubye nkarota n'umuntu umeze nkawe sha icyo gihe nahita niyahura pe si ukukubeshya reka mubwire wa munyamakuru we sibyo ntago naje hano guhura n'indaya yicururiza kuri online igurisha amavideo yuko za soni kugira ngo bikunde ntago ari indaya ibyo birakureba je niko mbibona ubitekereze neza Kayusi ntago ari indaya kandi nge ariko mbibona niko mbibona gute uri kumbwira ngo babuze ngo abagabo kubera ngo ngewe
urumva byumvikana ko akeneye n'abagabo yababuze yagiye kwigurisha Sodoma ubwo nyine ngo nawe cyangwa mu giporoso ko ariho haba indaya je ntabwo nigurisha ahubwo uyu mukobwa ikintu mubonaho ni umwe mu bantu bifuza ko nabapfubura kandi nge sinjyama reka nakubwiye ngo ahubwo ndamutse mbabare akayusi reka tubikore duhagaze muhagarare mbanze ngusabe ngukoresha akantu k'akazamini ukareba niwumva ukabasha ndakure ase ko mbona uhagaze nk'imbwa yabuze ibwana bwawe oya rero yego di nese wazumbira icyo uramacuresha ngaho kora nk'ibyo koze nibwo ndikemere yuko warangaza abagabo bwose bakagukunda bakaguha n'ibyo byawe bakaguha n'ibyo bishoboka bakagushira mu mago ukababyarira rwose ukabamenera za jibu zikamenagurika zigashwanyagurika ahubwo nukuza nabizi neza urare gitume magabagara ngwabonye ngo ubufupa ngo ni nyaje cyai bifupa shaka irimo za jibu habyori majibu kareka naje bombone uyu mukobwa rero dore ikintu ndi kubona sitswe n'abantu ari kunyireshesaho kugira ngo bikunde tungana uyu nta nubwo twangana ubu urandeba se ubundi ukireba nawe ubu nguru uranaduhuriye he ahubwo sitswe n'abagabo baza bagushaka cyangwa ugenda ngo ugiye ngo kubagira ngo mukabune cyambe nta buryohe bubamo ubundi mujya kurongorana mu bubuno ushaka wazaje gutora ubusubira ndi kurongora umugabo cyangwa uzame musaza wawe cyangwa uzame so sinanamuguha kuko ubusungu noneho mbwira ikintu nyamukuru kikugenza yatibyana kuko ngiye bambwiye yuko ngo hari umuntu ngo afite surprise ni iyi ngiyi se nari mfite amatsiko yo kuzahura nawe cyagenda shaka usambane ukarubana ndeke ugende wirongose na bya ipupe by'ibinyamerika ugende usambane na bya ipupe nagira ngo ubanze urebe uwo mukobwa narebe itandukanye reka nkubwirize ukuri wa mugabo reka nkubwirize ukuri wa munyamakuru we sibyo abakobwa n'abagore b'iyi minsi uri kumva bamwe banze gushaka abagabo basigaye baca inyuma bakajya kubatinganya bamwe babaye abalesbienne abatinganyikazi dore abangaba babaye ibikatsi urabizi ni bene bya byatsi bakamuye barimo kwenga igitoki bakuremo inzagwa sibyo uyu nawe ni muri bene b'abakobwa babuze za jibu babuze amazi batakiyagira ntago rero wabona umugabo cyangwa umusore uri kumva ibyo byose nkubwiye utabifite ni naho mpamvu ugomba kwikosora nimba n'Imana yarabikumye ariko yakuremye ugasenga Imana ikaguhindura ubuzima njye ukamvaho ubusungurare bukabona umukobwa nkanjye yabura amazi koko amazi y'ibwoko ki ayo ya jibu uri kuvuga njye nta nubwo mfite ya jibu ahubwo ya jibu yasanga mu bagabo ngabo ngo wirirwa ujya mu bibuno nimba ufite amaki abanyamerika ufite amametisi ufite amanyarwanda ufite amarenze nagushobora kubyumva nawe nagushobora kubyumva nawe kayu wenda ikintu nagira ngo sibyo nagira ngo urebe neza uyu munsi wisubire niba umuntu ashobora kukwita satani sibyo je ntabwo nitwa satani twa kayusi satani mukorana iki dukorana iki se nyene ko murwanya nkuko nawe murwanya uri kumbaza ibya satani nkani wanje satani rero tuve mu butinganya uzabanza umakabuno kwa manze ngatubagure kandi ubwo se uzaba uvuye mu butinganya cyangwa uzabuvamo nyenza ahita afata umwanzuro urashaka se gusozereza ku kabuno kuri uki hano guhera kano kanya ariko mwisabe ikintu kimwe wakemera kimusaba ngira ni nakemera nakemera nawe uragusaba uhita uvuga ati ndabikora nawe urareka ubutinganyi yego shanda yego nawe uramureka gusaba iki musaba iki sha ngiye kumusaba ikintu nonaha abadukuriye muri kakanya mu birebe munaza kuvuga ati ninde ndyarya iri hagati yanjye nawe kandi ntakubeshye yego biraba bibi ako nawe nutareka ubutinganyi nawe biraba bibi sawa guhera kano kanya bivuge imbere ya nabikwemereye ntabwo ndi bwisubire ngiye ndahita mva hano nambuye bino bikanzu nasiringi nambaye n'amasuti babaje kubikuramo n'ibintu byo mu mazuru babari n'impeta byose yavuze ko ari bugende icyo ndi kugusaba cyose urakiye uve mu butinganya ibyishimo hagati yanjye nawe dukora imibonano oya tuza ego ntari nona ikore haguruka nyene nitone nyine haguruka cyane mu biranzure haguruka wabinyemereye
oya haguruka wabinyemerera ndaguha nyine ndaguha intwara gakeya oya haguruka ntwara oya haguruka ntwara gake ndaguha oya oya ndashaka kubikorera ku mbaraga oya wavuze ngo urashaka kwiba oya kuri kamera kuri kamera ariko nawe ikintu tugiye kubanza ambura nyine ambura ntabwo nshaka ikintu tugiye kubanza tugasezerana oya ntabwo nkeneye ko dusezerana yambwiye ko nanjye nakubwiye gumaho nase wabasha kubikorera ku karubanda wamenye amakuru ashaka kubikorera ku karubanda yambwiye ngo none se ndaguhera ku karubanda kahehe hano ndakuzanye ndaguhera ku karubanda nanjye ndava mu butinganye ku karubanda urava mu yanyihaye se baza ukuramo ibyo bikanzu ako se ariko se gukuramo amakanzu byakunaniye none se buri kumubwire gukuramo amakanzu na bino biherena ubundi mwiyamwiherera oya byamunaniye uretse genda transit kugira gutya nkahita mbisoza nako kanya urumva ntago oya tuza bazujugunye ibyo biplante oya umva arimo kuba ngo manze bijugunye kandi yambwiye ko ikintu ngiye kumusaba ariko wisubira ntabwo twabanje gusezerana ngo ndabiguhera hano ku karubanda arabikwemerera ariko uve mu butinganyi babarira bikwemerere uve mu butinganyi umva je namwemereye ko urumva namwemereye ko ndibuve mu butinganyi kwa rubanda turumvikana nawe yanyemereye ko ari bunkemurira ikibazo ibyo musabye akabyemera ariko nawe ntabwo yabikuyemo ndabyemezwa n'iki ko yabikuyemo ahubwo abakobwa b'iyi minsi neza tunarangiza ikiganiro genda shaka ko akuramo nkamwereka ko akantestinga byibuze wasanga wenda nari narabuze unshira mu bushuhe nkasestekamo nkumva ibyo ari nanjye nabanze yemereye niba nabyemeye ndabikora ntabwo abikuyemo ibyo bintu uzi ko afite n'utubere tugishinze tubavugaga ngo mfite amabere yabaye imishumi se tuza yaca afite intego yo kunkura mu butinganyi reka no ariko nkunze ko nabonye ko mfite utubere tukiri maho nyene oya tuza ndava hano mbikoze birangiye kuri kamera ntabwo byakunda tukigorye mwese muri bamwe ntabigorye Isonga TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibyiza bita ku murongo w'Isonga TV.